komanga nkamubura bakira biki bambura ko biki nanjye kumugura ko ako ni komisiyo iriya nzu hari ikintu neza ako si komisiyo inzu zose twaciye hano ntabwo nakubwiye inzu nshaka ukuntu iteye nakwiye ko nshaka inzu isanzwe y'umuntu umwe nta muryango ufite nta mugore ariko nuragenda unyereka inzu y'umuryango ariko rero nuko utabyumva mwana uba ukeneye inzu y'ahantu hisanzuye urana hari nko kwako nimugira ikirori ukeneye ahantu tumwisanzuye mu gatwika tu niyo mpamvu nakwereka harya ku ruhande hano ntibamenyana no kwicara nubwo utahakira intebe se kandi ikindi nawe uri n'umwana mu ngagara ugomba kubana bagaragara ibyo ngibyo nta kintu bivuze urambonera inzu nshaka cyangwa mpamagara undi bundi ese ko umuntu ugiye kubirakara nusojya mbigenze nimbwira niba mbonera inzu nshaka cyangwa turi bwimondera mpamagara undi muntu mba reka nkwereka kandi kazu wenda no kugira ngo umunsi udapfira gusa reba reka kazu niba wagafata none se sibyo nakubwiraga basi mereza inzu nk'iyo ngiyo uri tayari se guhita wishyura man ndahita nkwishyura ndahita nkwa amafaranga urabizi ko ari 15% ariko wangahe 15% nyine yayo wishyura komisiyoneri ariko inzu ni yawe nubundi wahereye kare ungora ndabona tutari guhereza 10 tubyihorera umusoro sawa zaya nabana umva umusoro kangwe ni hahandi wanzenduriye ubusa reka tugeneye kwereka tu 10 Salut tout le monde. Salut. Ouais. Oh, Esprit. Tiens. Audrey. Uri hano? Kaka. Jen. Ndabona warakurikije inama nakugiriye. Akta. Ndabona warakurikije inama nakugiriye. Aya, atajyanga niyo mpamvu iri gutuma ndi gukora siporo. Ni iyihe se? Kare. Ariko Audrey. Karame. Uzi ko tuziranye amazina gusa utigeze umbwira icyo ukora. Kandi koko. Aya. Nkora kuri reception ya hoteli. Ego. Yewe uzi icyo nkora. Ndisika n'umukiriya wawe. Ariko abagabo bazi uburyo batugora. Uzi ko wowe imyaka yose ushaka kuba mwiza kugira ngo ushimishe undi muntu. Mbese twabigenza gute ko ariko bigomba kugenda? Tugomba nyine kubyakira tukabikora. Nta yandi mahitamo. Ese reka nkubaze. Mbazama. Ubundi bitwara igihe kimwe kugira ngo umuntu abe afite buti kuko mbona Audrey. Ko mbona bishobora kuzatinda cyane. Njyewe ikibazo si igihe bizamara. Ikibazo nta nubwo ari ugutinda. Ahubwo shiri wanjye ndashobora kuzagira icyo gihe yarambiwe. Nawe njyewe igihe cyose byantwara. Ça va? Andrew, uri mu biki? Ndi gupakinga ndagiye. None se ugiye? Urumva nk'akabazo mbaje kuri kabana. Urabona mu mazu yose ari hano i Kigali nta buri inzu njya kubamo kweri. Ubwo reka mpakinga vuba ndagiye. Sara. Kuba ngiye ntagaruka umbanga sibyo yaba wowe yaba Rebe yaba mama yaba papa
mwese ndabakunda. Ugiye gukora ko watonganye na papa? No, ntabwo ngiye kubera ko natonganye na papa. Ngiye kubera ko nafungutse amaso, nyine ngomba kuva hano nkajya gutangira ubuzima bushyashya. So urabona burari nk'ikintu utazi wowe, kugira ngo papa nyine ajye kugira bino bintu byose. Urabona ko afite inzu, afite imodoka, ntacyo abaye muri make. Kugira ajye kugera kuri bino bintu byose byasabye yuko ava kwa grandpa, bajya gushaka ubuzima hanze, nyine bajya kureba uburyo bihahira, uburyo bimesera, uburyo bikorope, uburyo umuntu yishyurira inzu. So ibyo byose nanjye rero nicyo gihe ngezemo kugira ngo njye guhura n'ubwo buzima, nanjye ntangire ngire gutemba umenyere. So rero nta kindi kintu kimwe gishobora kuba gitumye mva hano. Niyo mpamvu rero nakubwiraga ibyo byose. Ahubwo urimo uranenza, reka ngende. Oya. Wait. Okay. So nyumva neza, sibyo? Uyu munsi mfite ibintu byinshi byo gukora. Mbabarira, reka ngende, sibyo? Mbwira. Ndagukunda kandi nabikubwiye, uranabizi ko nsanzwe ngukunda, yaba ari wowe ndetse n'ababyeyi bose, sibyo? So ahubwo ikintu nshaka kwisabira kibe kimwe, sibyo? Uri kunyumva? Ujye bakakunsengera, nyine urabizi ngiye ari igihe binjabuka, nyine nkabyibagirwa tu. Sibyo? Banza umpromisinge ko uzabikora. Nzabikora. Sure? Promise? Yes. Okay. Wayibonye Rido, wayibonye? Dore n'inkoni ifite. Wayibonye? Izi zose ntacyo zibaye, ziracyari nzima. Urumva? Reba n'umubyimbo y'imatera. Wabonye ukuntu uhagaze. Dore iyi matera yo yonyine yakumaza kimwe cya kabiri cy'ubuzima uzamara muri iyi si. Hundi reka nkubwize ukuri, ibikoresho biri hano nk'umuntu ugiye gutangira ubuzima. Ewana uhagaze neza, uhagaze cyuma. Se chef, ibintu byose wambwiye kutigeze umbwira ko harimo televiziyo. Ariko ngo nawe ujye unyumvira imiteto y'aba bahungu. Nese ubu urakenera televiziyo? Nta ni pass ufite? Wimburanya nakubazaga niba uyifite. Ibyo tubyihorere. Urashakamo amafaranga angahe? Amafaranga, gaze, ibase, imeza, matera. Urampereza cyo? Angahe? 300. Angahe? 300. 300. Aho urabona nabuze ubwenge ku buryo binaniye gufata 300 nkajya kwisoko nkajya kubihaha. Nuko nta mwanya mfite wo kujya kubyirukamo. Bisomubwira amafaranga ushaka, ndaguriza amafaranga 100. Urayafata ntuyafata? Ntugakabye. Ubuse urampereza amafaranga 100. Iyi matera yonyine iguzanga, iyi gaze yonyine iguzanga. Bose nje nagiye kugura ibi bikoresho bishyashya. Ako namwe mubyumurika kuvunira umuntu umwife. Urampereza amafaranga 100, urayafata ntuyafata nigendere. Oya, buretse kugenda basi. Yona ibintu tubivemo. 150. 150. 150 ewana byose sawa. 150 ndaguha. Wayeme va mu nzira nkwereke rero ngo nabyinjisha. Asa wabikora neza ko mbona n'urugendo kubyicana bitaranagurwa, waretse ukitondesha ibintu. Oya reka niga cyinjiza. Sibyo? None kire. Okay. Obyabaye ibyawe desha. Ni basi. Undi ka.
komeza ucurange twumve sara. Come on. Komeza ucurange. Oya ndumva biri kwanga sinzi icyo mfite. Sara. Ku myaka 14 ufite. Ntabwo wemewe kugira ibibazo byakubuza amahoro. Uracyari muto cyane ntabwo watangira guhangana n'ibibazo byisungana gutya. André, mama, Rebe, nanjye ubwanjye twese turagukunda kandi baza ko ibyo ngibyo bizi. Kumva rero ntabwo wagombye rero kugira ibyo bibazo byose bikubuza amahoro. Urabyumvishe? Yego. Oya. Ntabyo wumvishe. Nabyumvishe. Oya, nabyumvishe. Nukuri. Okay. Oya, none niba ubyumvishe. Sibyo? Curangira akaririmbo unakaririmbe numve. Abishobora. Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, mukundira yuko yabashe kunkunda atyo. Izina ryiza rihebuje rinezeza amatwi yanjye. Nzajya ndihimbaza nawe ma mbivuge nk'ibya Yesu. Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, mukundira yuko yabanje kunkunda atyo. Yesu ndamukunda, Yesu ndamukunda, mukundira yuko yabanje kunkunda atyo. Oya nawe ntugakabye. Ayo mafaranga yose koko? Ariko mabuja ntabwo ndi kuguhenda pe. Oya, Gusa urumva oya ni amafaranga ari menshi. menshi. Oya ni menshi. Chérie, Yes. uyu ni wa mukozi nakubwiraga yaje. Harya witwa nde? Nitwa Tarasisi. Gasikarangwa Tarasisi. Bitasha. Ni Ariko byiza. ari kumpenda. Uri guhenda madame se. Ako mabuja ubwo ngubwo koko mu by'ukuri uri kumva ndi kuguhenda. Bivugwa se? Ibihumbi 40 n'akazi kose nabonye kari ahangaha. Ni Bose menshi. nawe umva ibihumbi 40 pe. Ni menshi ni ukuri. Nta n'undi muntu wabona wagukorera kurara. Ariko se ubundi sha. Ubundi uzukora iki? Yewe muri nta kintu ntazi gukora pe. Ibintu byose nzi kubikora. Amasuku noneho buriya ku kijyanye n'isuku. Niyo wambwira ngo nurira ahangaha ngende yari hejuru nge koza amabara. Nayakoropa. Buriya noneho ukuntu nzi gutera ipasi bose. Pasi nzi kuyitera kuva natangira gutera amapasi. Nta mwenda n'umwe nari natwika n'umunsi n'umwe. Gusa urumva natwika koko. Uguraza kumvikana na madamu niwe uribuze ko nimumvikana bwaza bwo akazi. Yego. Ariko rero nakumvikana na madamu ariko nshaka kubwira. Sinzi niba abakorereje bavuze ko bihatari mu guhaye. Ntabwo akwiye kuje mu rugo rw'abakristo. Okay, reka tureke nibyo. Ariko urugujemo mu rwa bishop. Abana banjye n'abakristo mu rugo rusenga. Abana banjye n'intama. Rero utazitwaza yuko abana banjye ari intama ngo wigire impyisi. Ubigisha imico mibi. Ubwo ko ubanza kumvikana. Ngaho sha uvekana na nyoko boje. Yego. Umva rero. Ngire ibihumbi 30 ugatangira akazi. Sibyo? Ako mabuja ubwo ngubwo kuko urumva ayo mafaranga atari make. Nayo ngayo ntandi narenzaho 30 utangira akazi. Mabuja nta kibazo wenda nakwemera nkayakorera ariko ndabizi neza ko nimubona nkora neza mushobora no kuzanyongeza ukwezi kutarara. Ngaho rero ngwino nkwereke ibyo ukora, nkwereke naho uryama. Sibyo? Yego mabuja.
hanyuma rero ngo Rebe arashaka igare rya siporo. Ubwo iki? Arashaka igare rya siporo Rebe. Nitwe twarimwemereye. Come on. Jen. Urarebye usanga igare rya siporo riri mu bintu byihutirwa. Urabura kumbwira ko loan tumaze iminsi twishyura ya salon de coiffure. Ariko se loan nakubwiye ko ari ikibazo gihari. Loan ubu ntse sijye uyishyura. Hanyuma se ibingibi bizishyurwa nande? Hari undi se atari wowe? Mais attends chérie, pourquoi tu as changé? Gutanga amafaranga muri uru rugo bisigaye bikubera ikibazo. Uri bishop, amaturo aratangwa, hanyuma kuva ko twagira ikibazo muri uru rugo. Seigneur. Jen, rwa rusengero ntabwo ari agaseke ngenda nakuramo amafaranga. Amafaranga nayitorero. Hanyuma urugo rwawe ko rwibagirwa. Ako uribagirwa vuba Jen, wibagirwa vuba. Dutangiriye salon de coiffure wavuze ngo iki? Ntabwo wavugaga ko amafaranga agomba kuvamo ari hazatunga urugo. Ese uribuka impamvu nayaguhaye? Tubyihorera. Ndakomeza mbyishyure. Oya. Simba shaka gutungana nawe. Ibintu byumvikane neza Jen. Byumvikane neza. Njyewe undi mu rusengero hari amahoro umurimo w'Imana gusa. Ntabwo mbashaka ko bari abantu bazaye bavuga ngo amafaranga y'itorero amaturo batura ngo ari atunga urugo rwanjye. Kandi ibi ngibi ngiye bigusubiremo hari ubwambere nubwo ntabwo ushaka kuzongera kubisubiramo. Hello, bonsoir Andrew. Ça va? Ariko se urumva koko tuzamenyera ko utari hano? Ariko mama nawe mama uzamenyera. Ubu wabonye aho ugurira ibintu, supermarket n'ibindi. Nguki? Ariko ugiye kukumenya Mirambo. Ibintu nk'ibyo babiri muri metero nkeya cyane. Ubu se uba wariye? Tayari. Ufite umukozi se basi? Mama none hiza mbereye mu kweri. Umukozi w'ikisema byose ndabyikorera ngiye kabisa. Icyakora gukoropa, kumesa, tuntu n'utwo nyine guteka imirimo ivunanye nshaka umuntu nkamutera amaketo akabinkorera. Mon pauvre fils. Nta kibazo wana. Ahubwo se ko numva ahantu hacecetse wowe bimeze biti. Abandi baryamye. Baryamye. Bonsoir maman. Ahubwo dore mushiki wawe nguyu yaraje reka muguhe muvugane. Wowe se kandi ko mfite babiri. Hari undi usuze ugenda amajoro. Reka nze muguhe. Okay. Rimyoza se bimyoza ibiki? Bitawa kirara cyanze wabo. Kirara ni wowe. Undi gusigaye haraje gutaha ninjoro uri gihunyira. We. Uri mu kimwe inyamaswa zose zitaha ninjoro ngo tumenye ngo. Utanserereza ngahita ngukupa. Bitese umaze kumenyera gato. Iko sha ariko nande bakumviriza sana. Umva. Bye reka ngusubize mama. Bonne nuit. Bisous. Andrew. Mushiki wawe yarasaze neza neza. Ma. Uno kumumenyera nta kindi. Bro, umva. Ndashaka kurya noneho hano ukavuga ati ndariye. Azavuga ashana agiye gusura umuvandimwe ndugwamo. Umufungure. Bati gato. Zaramwereka. Asibana usigaye ufunguza supara karari nabihenze mara. Umva. Urye unywe uvuga ati ndariye. Urabona ikintu naguhamagariye.
ndagira ngo man urabona yuko kubyerekanye ni yapu turi kugenda buhoro sibyo mbabarira umfashe twihutisha ndabigusabye basi up Andrew ibya up reka tubidushatse hano tubishyira niyo mpamvu yatumye uva mu rugo ukaza kuba hano nkanga wari ufite ibintu byose mu rugo bro kahungwiza kuri ive biri ubona ni bya bishop ni bya mama na papa so nayo mfite kuva mu rugo nyine nkajyanze nkajya experiencing life yawe nkabireba uko imeze so ntabwo nari kugira ubwenge bwo kugira ibyo agiye nasohoka ngumve mu rugo that's why ariko Andrew ubuzima bwa ghetto uzi cyari cyo ubuzi ghetto icyo bisobanuye kwipapa ukanima kurya mbona nabyo byakunaniye kwanza gufura ibishingwe guteka umutekano oh my god byose ugiye kujya ubyimenyera uzabivamo bro nabone njya kuva mu rugo nza muri buno buzima nari nzi ko nzahura nabyo so back the point reka dukora ibyatuzanye okay ntabwo waryibagirwa j'ai une bonne nouvelle pour toi ubu tuvugana navuye muri gereza gahunda ikurikiyeho rero ni ugutega ihuse mvi Buruseli nza Kigali nzaba nje kukureba wari uzi ko wancitse ariko urengagije ko njye nawe ntawe uzacika undi bahora bakereye gutanga isura nziza y'umuryango ntibasahinda barasenga barasabana basusurutse ntibahangana bahora bahanze amaso iyagahanze uwibitaza ahubwo basange bagusanganire n'umuryango kuko n'umuryango nubwo rimwe na rimwe zikomanya amahembe n'umuryango nubwo batabona ibintu kimwe bonse ubumwe kuko n'umuryango Bishop's family Bishop's family